Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Uyu munsi tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 19 kigizwe n'imirongo 38. Reka nkwibutse ko wakabaye warasomye cyangwa se warumvise ibice byose bimaze gutambuka guhera ku cyambere kugera ku gice cya 18. Nkuko nari mbikubwiye, uyu munsi tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 19. Umutwe w'amagambo uragira uti abamarayika bagira i Sodomu, abaho babagirira nabi. Umurongo wa mbere, bamarayika bombi bagira i Sodomu n'i Gomora. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti yababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye. Umurongo wa kabiri, arababwira ati ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza ati oya, turarara mu nzira buke. Umurongo wa gatatu, arabahata bajya iwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuye bararya. Umurongo wa kane, batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Umurongo wa gatanu, bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe? Basohore turyamane nabo. Umurongo wa gatandatu, Loti ajya ku rugi, arasohoka arukingira inyuma ye, arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Umurongo wa munane, dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose, gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Umurongo wa 9, baramusubiza ati have tubise, batura urugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza, turakugirira inabi uriti yo tugiye kugirira ba bandi. Basunika Loti cyane begera urugi kurumena. Umurongo wa 10, maze ba bagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu bakinga urugi, batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. 12, b'abagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufite mu mudugu bose bakuremo. 13, tugiye kurimbura ahantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. 14, Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati nimuhaguruke muva ahantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe bo babigize imikino kuko bumvaga Imana itaharimbura. Abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. 15, nuko bukeye mu gitondo bamarayika batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. 16, maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. 17, bamaze kubakuramo umwe muri bo aravuga ati hungu udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hongera ku musozi utarimbuka. 18, Loti arababwira ati bye kuba bityo mwami ndakwinginze. 19, dore umugaragu wawe nkugiriye umugisha kandi ubwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukijije ubugingo bwanjye sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. 20, dore uriya mudugudu no uri bugufi bwo guhungirwamo kandi ni muto, reka wungiremo ubugingo bwanjye bukire, nturora ko ari muto. 21, aramusubiza ati dore uko ibyo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. 22, ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo, nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. 23, Loti agera i Sowari izuba rirashe. 24, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. 25, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. 26, ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. 27, Aburahamu azinduka kare ajya aho yari yarahagarariye imbere y'Uwiteka. 28, yerekeza amaso i Sodomu n'i Gomora n'igihugu cyose cya cya kibaya, abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome. 29, ubwo Imana yari yimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutsa Aburahamu yohereza Loti ngo ave muri iryo tsembwa ubwo yatsembaga imidugudu Loti yari atuyemo.
Undi mutwe w'amagambo uragira uti inkomoko y'Abamowabu n'Abamoni. 30. Loti ava i Sowari arazamuka ajya ku musozi, abana nayo n'abakobwa be bombi kuko yatinyaga gutura i Sowari, abana n'abakobwa be bombi mu buvumo. 31. Uw'imfura abwira murumuna we ati data arashaje kandi nta muntu mu isi wo kuturongora nk'uko abo mu isi bose bakora. 32. Reka dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo ducikure data. 33. Batereka se vino muri iryo joro, uw'imfura aragenda aryamana na se ntiyamenya ko yaryamanye cyangwa ko yabyutse. 34. Bukeye bwaho uw'imfura abwira murumuna we ati iri joro ryakeye naryamanye na data, twongere tumuterekeye n'iri joro nawe ugende uryamane nawe ducikure data. 35. N'iryo joro bongera gutereka se, umutarahaguruka aryamana na se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. 36. Uku niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se. 37. Uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu, uwo ni we sekuruza w'Abamowabu na bugingo n'ubu. 38. Umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami, ari we sekuruza w'Abamoni na bugingo n'ubu. Icyo cyari igice cya 19. Mumenye uko Loti yaryamanye n'abakobwa biwe. Sodomu ni Gomora naho hararimbutse, muka Loti ahinduka inkingi y'umunyu. Ni byinshi uhishiwe muri iki gitabo cya Bibiliya. Reka dukomezanye kurinda kirangiye kugera ku byahishuwe. Soma dusome Bibiliya. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.